hari report naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze report y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu rwari rwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino amahirwe agerangira ngo ntabwo ari icumuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi so hanyuma n'ikibazo nagize abapolisi bwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenye ngo bavuga ko bamufashe bamupimo birenze bihejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice Minister of Justice immunity bivuze iki nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he tusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo namubwiye nticyambere nge ndi umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko nticyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko njye nakoresheje some sense some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu record ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwi pronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora
ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo. So nasanze rero byose ntacyo bakoze, bo baretse aragenda. Ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza. Tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercisinga bate? Your Excellency, sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation. Nongeyeho fine umuca fine, penalty, ubanza hari amafaranga. Yes. Afite na immunity y'amafaranga kutishyura. Oya. So nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira. Yes, iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court, ubwo ngubwo akajya kubiburanira, ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye. Oh, by the way, hari ni byinshi byaraye bibaye, nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda. Babanje kumubaza n'uwo ari we, yanga kubabwira pe, abaye intambara yanga kubabwira. Mbaza polisi, none se icyo gihe nta immunity afite? Kuko ntabwo ndamenya uwo ari we. Icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira. Hanyuma wamara kugeramo, wamara gusinduka ukibwira ko ugomba kumbwira uwo uri we. Okay, amusore sa urumva. So enforcement nayo irimo confusion. Niba utambwiye uri we, ndagupfa gasoni k'ikizi. Actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira, I would pretend ko ntakuzi. Nkabanza nkageraho nkugeze ukabanza ukumva, cyangwa zikabanza zikagushiramo. So ubwo in my policing world yagenda gute? Your Excellency, wabisobanuye, ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero, ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa. Ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza, ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu. Hanyuma biba byarabaye kenshi, byari byose hari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza. Iyo parliament byanze ubwo nayo ibifite ibibazo, niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. So uko wari wabikemuye ariko amategeko abikora ko. Yes, police chief ngo namubwiye ubwo. Ikibazo kindi rero ni iki cyane, ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yagiye gukora, ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye. By the way, niyo byaba atari byo nakoresheje gusa, baragenda bakora ibyo, byaba ibiri byo byaba bitari byo, baraniwe bati ni perezida wadutumye. Kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo, bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo. Urumva rero ibi bintu imwicare